umugabo yishe umugore n'abana ubwo hari mu gicuku. Uyu mugabo akaba yari amaze imyaka 8 mu gihugu cy'Ubugande. Uyu mugabo rero ubwo yamaraga kwica abo bantu, yisha abana, yica n'umugore. Ubwo inkuru ibabaje cyane, ubwo yamaraga kwica umugore n'abana, nawe ubwe yahise yishyira mu kagozi, nuko ibye birangira bityo. Ubwo twabazaga abaturanyi, badusobanuye yuko uyu mugabo ubwo yajyaga mu Bugande yari afitanye amakimbirane n'umugore, nuko ubwo abana babigendeyemo, ariko umugore we niwe bari bafitanye amakimbirane. Bavuze yuko ubwo yari atarajya mu Bugande ngo bapfaga ibintu by'amasambu, nuko icyo ngicyo cyonyine nicyo cyatumye ngo yica uwo mugore n'abana be. Nawe ubwo yabonye yuko ubuzima bwe gusigara wenyine ntacyo bimumariye, nuko ahita yishyira mu kagozi. Twabajije bamwe mu baturanyi, nabo batubwira yuko uyu mugabo ubwo yajyaga yigamba akavuga yuko umugore amubangamira cyane. Ubwo twabazaga aba baturanyi, badushubije mu majwi ababaje cyane, batubwira yuko uyu mugore yari afite abana benshi. Rero aba bana ntabwo umubare tubashije kuwumenya, turababwira iyindi nkuru mu kanya gato kari buze, ubwo turi bunyarukire ku zindi mbuga, maze tugakusanya n'andi makuru, maze tukaza kubaha inkuru yuzuye. Nuko rero mukomeze mudukurikire cyane, mutege andi makuru, tugiye kuzabashakira inkuru nk'izi ngizi z'abantu bari kwica abagore cyane. Nuko rero namwe bagore, namwe bagabo, murinde mutica abagore banyu, kubw'iyi nkuru yateye abantu akababaro. Abantu benshi barize bavuga ko uyu mugore yari umwana mwiza, yari inyangamugayo. Uyu mugabo ngubwo yari amaze iminsi myinshi mu gihugu cy'Ubugande, yari ahamaze imyaka 8, ngo yaje yarabaye impyisi, inyamaswa muntu. Nuko rero nuko amakuru aduha, kandi abasigaye mwese mwihangane, iyo yari inkuru y'akababaro. Dufashe mu mugongo abantu bose, ababyeyi b'uyu mugabo ndetse n'ababyeyi b'uyu mugore, tubafashe mu mugongo. Mukomeze kwihangana kandi mukomeze no gutabara abasigaye, kandi muzajye mutugezaho ibi bintu bimeze bityo muri iki gihe. Ntabwo